Umugora mwiza nshuti bakunze ba Goodrich TV na mwanya w'ikiganiro Ubunyafurika Promotion Program muzakugezwaho nanjye Dr. Francis HABUMUGISHA. Ayo munsi tuzakoreba kuri Afurika nk'isoko y'ubukungu bw'isi. Ari umunyafurika mugenzi wanjye kuri iki kiganiro uri umunyarwanda se ariko ukaba utaruzi ko Afurika ariyo soko y'ubukungu bwose bw'isi. Aho uraza gusobanukirwa byinshi umenye ese koko imigabane tubona ishashagirana ubukungu yawe bikomora muri Afurika yabara bukomoye muri Afurika. Ese umone niki cyazanye abakoloni bagati wabo bakaza muri Afurika? Ese kugeza uyu munsi Afurika yishyize hamwe igakoresha ibyifite ishobora kuba umugabane umwe mu migabane ikize kandi ya mbere ku isi. Ntabwo ndi wenge nyine muri iki kiganiro ariko uraza kunguka byinshi. Ushobora kuri bwohereza ubutumwa bugufi cyangwa ugahamagara kuri nimero reba kuri ekra yawe 0788308582. Twibutsa ko iki kiganiro cy'Ubunyafurika Promotion Program kiba buri kuwa mbere nyuma y'amakuru mu Kinyarwanda. Tukaba dutangiye dukereweho gato kubera ijambo ry'umukuru w'igihugu ryabanje kunyuraho ryatambutse uyu munsi mu nama y'igihugu y'umushyikirano. Ndi kumwe rero na bwana Alexis Bwankarikari, akaba ari Pan Africa Movement member ariko akaba ari na commission wo muri trade union ndetse akaba ari umucuruzi, akaba ari umushoramari, akaba ari umwe umenyereye business. Araza kubasuhuza mu kanya. Ntabwo ari wenyine ahubwo turi kumwe na Dr. Joseph Mungarulire. Uyu ni umuntu twabanye no mu kiganiro bushize ndetse mukunda no kubona kenshi. Akaba ari umuntu wabyurutse akora ubushakashatsi muri kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda hari yahuye. Akaba yarabitangiye mu mwaka w'1979. Nyuma kandi y'ishami ry'ikoranabuhanga ry'ubushakashatsi ryaje kwimukira muri ERST. Akaba ari umwe mu batangije agatanga n'umusanzu munini mu kigo NIRDA gishinzwe n'ubundi bijyanye n'inganda. Yakoze PhD mu bintu by'ubutabire organic chemistry, akaba yubatse ndetse afite n'abana bane. Uyu rero yabaye mu bihugu byinshi anakorerayo harimo nka Afurika y'Epfo hayakoreye imyaka itari mikeya. Ndetse 2014 akaba yaraje gutangiza no kuyobora NIRDA kugeza muri 2017. Ubu akaba yikorera afite groupe akoranamo n'abanyamerika, ikaba iri hano mu Rwanda, ikaba ijyanye n'ubucuruzi bw'amafumbire. Muraza kumva byinshi kuva kuri izi nzobere, murumva ko ari abantu bacururije mu Rwanda ndetse no hanze, n'abantu bakora ibyo bize, n'abantu babaye mu nzego zitandukanye hano. Umwe ni komiseri n'ubundi muri Pan African Movement. Nyeka ko na Joseph Mungarulire umwe mu bamambre bakomeye ba Pan African Movement yaza kugira ibyo dufasha bikomeye cyane ko biri muri domaine biri mu byabaye. Alexis, twaba umwanya mu gasuhuza abadukurikiye. Murakoze cyane, turabashuje abakurikiye televiziyo Goodrich. Murakoze, reka duhe n'umwanya Dr. Joseph Mungarulire nawe usuhuza abadukurikiye kuri televiziyo. Murakoze cyane, nishimiye kuba ndi kumwe namwe muri uyu mugoroba. Hanyuma nkuko duherutse kongera guhura, ni ibiganiro bishimishije bigamije guteza imbere ubunyafurika no kwerekana ibyiza byinshi twakora dufatanyije nk'abanyafurika. Murakoze. Reka rero mwese mukurikiye Goodrich TV muri uyu mugoroba, yaba bari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, twongere tubibutse ko ubunyafurika ndi umunyarwanda ari ryo shingiro ry'ubukungu, ari ryo shingiro ryo kwigira guhamye ndetse ryo shingiro ryo kurandura ubukoloni burundu ndetse no guhabwa ubwigenge busesuye. Hari ibihugu byaharaniye ubwigenge ariko hari n'ibihugu byahawe ubwigenge. Reka rero tubugire busesuye. Turaza guhera n'ubundi kwa Dr. Joseph Mungarulire. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga Afurika nk'isoko y'ubukungu bw'isi. Ese koko Afurika irakize? Ese koko Afurika hari ubukungu ifite? Ese koko Afurika hari ibyo ifite bitaboneka no mu yindi migabane? Abenshi bavuga ko Afurika ikennye ndetse bakanayihunga bayigera ku yindi migabane. Hari abarohama mu nyanja, hari abarasirwa mu mipaka bambuka, hari abayita impunzi, bose barwanira kujya ku yindi migabane itari Afurika bavuga ko Afurika ikennye.
Isoko ko Afurika irakize ifite n'ubukungu bwakabaye butunga abanyafurika, umwanya n'uwanyu. ariko tugiye muri iyo myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'ibindi, aho ngaho hazamo n'ibindi, si igihingwa cya ivea gusa, harazamo n'ikawa, kakao, kuko uko ibyo bihugu byagendaga bitera imbere niko abantu babo bari bakeneye ibintu bigezweho. Urumva niba bagomba kurya shokora kenshi bishoboka, bakeneye kakao. Ubwo rero nibwo wumva bakeneraga byinshi bishoboka biturutse muri Afurika, harimo ibyo ngibyo by'urugero ntanze. Hanyuma turavuga ubukungu bwa Afurika duhereye muri icyo gihe, ariko noneho tuze ku bihe by'ubu. Twabivuzeho ubushize, mu bukungu bwa Afurika harimo ubutaka. Ubutaka urumva muri ibyo byose twavugaga ni ikintu gikomeye. Imibare ivuga yuko nka 65% by'ubutaka bushobora guhingwa mu isi buri muri Afurika. Murumva rero ni ikintu gikomeye. Hanyuma ariko turavuga ubukungu, tukavuga ibintu, ariko ntitwibagirwa abantu. Ntitwibagirwa abantu kuko bya bindi byose by'inganda ubwo twavuze inganda z'ibyo by'imodoka n'urugero, ariko tekereza nk'isukari. Isi yose ikeneye isukari, ibyo bihugu bifite ububasha bwo kwitunganya, ariko bakeneye abantu bahinga ibisheke. Ni kuzumva rero muri bwa bukungu harimo n'abantu nyakubahwa Dr. bakeneye abantu bahinga ibisheke. Muri iyo migabane bo nta bantu bafite, ubutaka bwabo ntabwo bwakweraho ibisheke. Reka ni ukuvuga ngo ukeneye abantu, ariko ni ibyago twagize byo kuba nta ngufu twari dufite. Bakeneye abantu bahemba amafaranga makeya kugira ngo bunguke menshi. Nicyo navuga, ibindi urabyumvira. Ubucakara bwagiye bushyigikira ibikorwa nk'ibyo, so bakeneye abantu barabafite, ariko bakeneye abo bahemba makeya. Abo rero nibo bavanaga mu bihugu byacu bikennye, harimo na Afurika. Murabizi abantu bashakaga abasore bakomeye, biri mu byagiye bidusubiza inyuma, ariko ubwo ni ibindi tuzaganira ubundi. Akoze cyane Dr. Joseph Mungarulire. Reka tuze kuri bwana Alexis. Tubonye ko muri Afurika hari ubutaka buhingwa kurenza indi migabane. Tubonye ngo ni 60%, hafi 65%, nyamara dufite n'indi migabane itari Afurika, ndetse usanga abantu bacika ngo ariho bashaka kugera, bashaka kujya gutura, ariko tubonye ko ubukungu bwinshi buri hano muri Afurika. Ese Alex, uraguteza imbere inganda, imibereho myiza, ndetse akaba ari nabyo abazaga gukoloniza Afurika abazaga bayikurikiyeho, yaba ibyo bihingwa, yaba izo kakao, yaba ibyo bisheke, yaba iyo kawa, yaba ayo mabuye y'agaciro n'ibyo biti bindi bifite umwihariko wabyo. Ubona ari iki cyaburaga muri Afurika yo hambere kugira ngo Afurika ihumuke, ishobore gutunganya ibyo bifite mutungo kamere, bishobore kuyibyarira inyungu? Kuko ugereranyije n'ubu navuga ko Afurika yatangiye kwisobanukirwa, navuga ko ugereranyije n'iyo myaka ubu hari icyahindutse, ariko icyo gihe ubona haraburaga iki kugira ngo bashobore kubyaza umusaruro ibyo bafite, ahubwo babitwarwe kandi bareba? Ikibazo bagashaka bo hake kuva mbere, ariko nanone bagashaka bo ibisubizo. Bagashaka ibisubizo ahari abantu, ahari abirabura, ahari abantu bafite imbaraga, bagabishakira muri tekinoloji ikagenda ibasimbura. Ariko navuga ngo kimwe mu bintu byaburaga byari iterambere ry'umunyafurika no kumenya ikimukeneweho kugira ngo yiteze imbere nk'umuntu, ariko nanone hakabura n'ubumwe bwa Afurika kugira ngo bishyire hamwe babashe kwiteza imbere. Urakoze cyane bwana Alex. Ngira ngo udukurikiye kuri Goodrich TV, ikiganiro ni Ubunyafurika promo program kitambuka buri kuwa mbere kuri aya masaha, aho turi kuganira kuri Afurika nk'isoko y'ubukungu bw'isi. Ucyumvira iryo jambo wumva ko nyine Afurika yabaye isoko. Ntabwo turi kuvuga ko ishobora kuba isoko ry'ubukungu bw'isi, ahubwo yabaye isoko y'ubukungu bw'isi. N'ubu iracyari isoko y'ubukungu bw'isi, kandi izahora ari isoko y'ubukungu bw'isi. Urugero ruto Dr. Joseph yaduhaye, yatubwiye ko 65% by'ubutaka buhingwa
biri muri Afurika. Niba ari wari ubutaka rero buhingwa kandi bukanera, urumva ibintu byose dukenera gukoramo raw materials dukenera gukora produit nyinshi zitandukanye biri hano iwacu muri Afurika. Dr. Joseph, waba kuri iki kiganiro wakumva ibituvuga yavuga mu ngaho, reka ni muduhe ingero, ni ibiki twavuga biriho ku isi, ni iyihe migabane yabaye develope ku isi, ni ibihe bikorwa byagezweho ku isi kandi ubukungu bukomotse muri Afurika. Nkuko twabonye wenda ko inganda za mbere zakoze imodoka amapine, ibi byakorwagamo amapine y'imodoka byavaga muri Congo. Ni izihe ngero zindi zifatika zo kureberaho ko imwe mu migabane biriho ishashagirana, ubukungu imigabane imwe n'imwe ifite koko resources zizaturukaga muri Afurika, tugendeye ku kuba abajyaga kubahingira ibyo baraturukaga muri Afurika, tugendeye ku kuba iyo mitungo kamere yavaga mu bihugu bya Afurika bitandukanye. Twabonye ko ariko hari n'ahandi naho mutugireyo mutubwire byarajyaga kubaka iyo migabane yabo n'ibihugu byabo. Ni izihe ngero twabwira udukurikiye kuri Good Rich TV kugira ngo kuko kabone ko Afurika yabaye ubukungu, isoko y'ubukungu bw'isi kandi no bigikomeye. Watubwiraho Dr. Joseph, n'ibiti niyo barayicukuraga bikoramo izitini z'utudukombe dukoresha, ariko nanubu biracyacukurwa kandi gakoreshwamo ibyo. Nibi hari ibikorwa dukeneye kumenya, hari ibyo byuma, hari ibyo bintu bitandukanye. Niba imbaho zaravaga zikagira ibyo zikorwamo, niba zawe yaravaga ikagira ibyo ikorwamo, niba hari amabuye yahavaga akagira ibyo akorwamo birimo n'intwaro cyangwa n'ibindi bitandukanye. Aho niho dushaka kugera. Yego, niyo muri Afurika fata nk'urugero rw'icyitwa chrome, manganese n'icyuma iron. Ibyo byonyine ubifasha uko ari bitatu, buriya ntabwo ushobora kugira iki cyuma ubona kizira umugese, steel cyangwa se ibyo twita stainless steel, iki cyuma ubona cyererana kitariho umugese, ntushobora kukigira udafite icyuma, udafite bari byo bita inox. Yego, udafite icyuma ariyo iron. Muri Afurika harimo iron nyinshi cyane, ubwo turuka muri Afurika y'Epfo, ariko ubu ngubu hari na za Guinea Conakry, hariya ni ahantu hari iron nyinshi cyane. So yahozeho n'ubira hari nyinshi. Ni urugero nabahaga, ufate chrome, ufate manganese, ntushobora gukora iriya steel inox udafite icyuma iron, udafite manganese cyangwa chrome. Nicyo kikwereka yuko nk'Afurika niho birahaturuka byinshi cyane. Nicyo kikwereka yuko Afurika yari ikenewe mu minsi ishize, n'ubu iracyakenerwa. Nawe tekereza isi idafite inox, urumva iyo si yakora gute? Ntabwo ni urugero ya tini navugaga. Ufate mu bihe tugezemo, ufate uranium, aho muri Central African Republic, muri Niger, muri Central African Republic ndibuka aho umuyobozi yavuga ati baraza bakayitwara nta nubwo tuba twabaza uko ingana ntaki. Urumva turaza kubigeraho, ariko nicyo kikwereka ubu ibintu biba bikenewe cyane, bigahura nuko twebwe tutiteguye, tudafite n'abantu baba bikurikirana, ariko ni ikintu kiba gikenewe cyane. Ntushobora kugira izi nganda za nucleaire udafite uranium, ntabwo bishoboka. Ni ibintu bikomeye rero, kuko tekereza nk'igihugu kivuze kiti kugira ngo tugire umuriro w'amashanyarazi uhagije, kandi mu bihe tugezemo birwanya imyuka mibi y'ikirere, tugomba gukoresha nucleaire. Kugira ngo ukoreshe nuclear energy ugomba kugira ubutaka bwa uranium. Aho rero byahozeho buriya mu mateka turabizi, nka bombe yatewe muri Japan ni uranium yaturutse muri Afurika. Ibyo birazwi, ariko noneho ibyo ngibyo byari intambara. Ubu ngubu mu bihe by'amahoro irakenewe cyane kugira ngo ivemo umuriro mwinshi w'amashanyarazi usimbura uyu nguyu utaboneka ku buryo bworoshye. Kubera iki? Kubera yuko hari ibikoresho bigenda biva ku isoko, urugero nk'amakara, coal izajya igenda ivamo, haza ibikoresho bitanduza ikirere.
ubwo noneho wabaga ibihugu byahereye kuri ibyo ngibyo kugira ngo bitere imbere biturutse muri Afurika. Ubwo wabyumva Uburayi, za modoka twavugaga nizo zikenera, Amerika, Abongereza burya nibo batangiye inganda ba mbere na mbere y'Abadage n'abandi. Abongereza nibo babanje guteza imbere inganda cyane. Aho ngaho niho ibyo byose navugaga bigenda bigahurirana, uko bizamura inganda zabo niko byagendaga babibona ku buryo bworoshye. Twebwe ntacyo tubona mu by'ukuri. Niho wa muyobozi yavugaga ati mbona baza batunda. Urakoze cyane, ngira ngo wari udukurikiye muri iki kiganiro wabyumvise. Ibihugu bifite inganda zikora amamodoka, ibikoresho byinshi bikorwamo izo modoka biba byaturutse iwacu muri Afurika. Amashanyarazi menshi acanwa kuri iyo migabane twirukira kujyamo, ibikorwamo ayo mashanyarazi biba byaturutse hano iwacu. Ntitwabura kuvuga izi ntwaro ibihugu bya Afurika bihora mu ntambara bijya kugura raw material cyangwa se byakozwemo izo ntwaro n'izo bombe n'ibyo bikoresho bindi biba byaturutse hano iwacu muri Afurika. Ntitwabura kuvuga ibintu bitandukanye dukoresha ibyo kurya bipakinze mu bikombe, izo packaging ziba zaturutse iwacu. Tukavuga yewe niyo kawa tunywa, niyo kakao cyangwa se zira chocolate drinks dukoresha, ibyinshi biba byaturutse muri Afurika bikajya hariya bigatunganywaho gato bikagaruka bigura amafaranga atagira ingano. Twirengagije ko hari na za petroli, twirengagije ko hari n'ibindi bintu bitandukanye. Urabyumva rero ko Afurika ariyo soko y'ubukungu bw'isi, nyamara yagiye isahurwa, Afurika igasahurwa, ubukungu bukagenda, ariko ugasanga Afurika iracyakennye nyamara ari ifite imitungo yose. Ejo bundi narimo nsoma article ivuga ko Amerika ikize, ariko ubukungu ikabibukesha ko Abanyamerika bakize. Amerika irakize ariko ikabikesha Abanyamerika. Bivuze ngo abaturage ba Amerika barakize, bityo bigatuma n'umugabane wabo ukira. Au contraire, Afurika irakize ariko abaturage bayo barakennye. Ibintu rero bitangaje. Ndasubiramo, Amerika irakize ibikesha ko Abanyamerika ari abakire. Bivuze ngo abaturage barakize deni bakiza umugabane ubwawo ntacyo wari ufite. Abo Banyamerika, abaturage b'Amerika bakijijwe n'ibyo bakwiherera. Ushobora gusanga bari kwiye ku yindi migabane bikabagira abakire, bityo nabo bakajya gukiza umugabane wabo. Nyamara umugabane wa Afurika urakize ariko Abanyafurika bakaba abakene, bananiwe gukoresha cyangwa se kubyaza umusaruro ibiri mu mugabane wabo kugira ngo bibakize. Tugaruke rero kwa Mr. Alex. Gute Afurika ifite ubukire ariko Abanyafurika bakaba ari abakene? Bituruka he? Biterwa n'iki? Nk'umucuruzi, nk'umushoramari, nk'umupanafricaniste, ubona bituruka he? Urakoze cyane. Biteye agahinda mu kubisobanura, ariko ni sad reality, niko bimeze. Byakomeje kuvugwa ngate Afurika niyo nkomoko, niyo soko y'ubukungu bunini ku isi, ariko ikanga ikagira abaturage ba nyuma bakennye nanone ku isi. Ibyo byonyine ubwabyo bitanga ishusho ishingiye ku kintu kimwe gusa, ko Afurika ifite ikibazo, ari ihuriro ry'ikibazo. Ikibazo gishobora kuba gishingiye ku Banyafurika ubwabo, n'ikibazo bashobora kuba baterwa n'indi migabane bayishakamo inyungu. Ariko ndaza gusobanura neza ko byanze bikunze n'indi migabane yabiza gushaka inyungu, gufata akanya ko kuyigaya waba uyibeshyeye kuko iri mu nyungu, yo iri mu nyungu. Ikibazo byanze bikunze cyasubira ku Banyafurika. Impamvu rero ya mbere ntekereza ko Afurika nk'umugabane yahoze ikennye, nka South Africa twavuga ko ifite ibikoraho turnover ya miliyoni 27 z'amadolari. 27 z'amadolari zumvisha wavuga uti ni menshi, ariko ntabwo ari menshi ugereranyije n'ikiguzi cy'ibintu wohereje uko bigaruka bihenze. Ushaka kugarura benzi imwe wahoze uvuga wacuruza 10 zigahura n'ayo mafaranga. Ushaka kugarura hano shokora
shokora raw material yayo wajyanye wagurishije amafaranga mu Munyarwanda tuvuze 1000 ikaza hano yikubye inshuro zirenga 10. Ibyo byose bijyanwa n'iki? Ntushobora kubyuka mu gitondo ngo ubyuke wabashije gufata ubutaka tuvuze nka peteroli. Ubutaka ushobora gupima ugakora ubushakashatsi ukamenya ko harimo peteroli, bukazavamo crude ushobora gutunganya, wamara kuyitunganya ikazavamo etape zose, ikavamo benzine, ikavamo essence, ikavamo mazuti, ikavamo godoro, ikavamo gaz. Ibi bijya gutunganyirizwa handi bikagaruka byahenze byikubye inshuro nyinshi zirenga 10 nk'uko Alex amaze kubivuga. Ubona ikibazo gituruka he? Ubona biterwa n'iki kuba inganda zo mu Rwanda zidashobora kuba gukoresha imbaraga? Kongeka kwizi nganda zo mu Rwanda, inganda zo muri Afurika zibaye zikora cyane, zigakora kuri speed ihagije, zigakora uko bikwiriye, zakenera raw materials nyinshi, zakenera ya raw materials, zikagura ibiri mu gihugu byose, zikagura ibiri mu bihugu by'abaturanyi, hanyuma babazungu bazaga gushaka raw material bajya gutunganya bakazibura. Nkeka ko impamvu ibihugu byinshi byohereza izo raw material hanze binishimye ndetse binahendwa nuko byaboza aho bigurisha izo raw material mu bihugu byabo. Ese habura ikinga inganda zo mu Rwanda, inganda zo muri Afurika zitunganye ibi bintu bishobora kutubyarira akayabo k'amafaranga? Ni ukuvuga turagerageza. Ugiye mu bihugu bindi nka Afurika y'Epfo, niho nakurikiranye ibyabo, wafata ibyo navugaga bya ufashe nka platine barayiyungurura ikaba ari platine yayunguruwe, chrome nayo nuko, manganese nuko, kuko bafite inganda zikora ferrochrome na ferromanganese. Ariko ikibazo gihari nuko mu bihugu bimwe na bimwe, reka mbere nko kuri Afurika y'Epfo twavuga ngo ni igihanganye muri ibyo by'amabuye y'agaciro. Nsubira inyuma gato, muri Afurika 30% y'amabuye y'agaciro ari mu isi. UN ivuga yuko 30% y'amabuye y'agaciro ari muri Afurika. Noneho nkuko navugaga hari bimwe bitunganywa, ariko hari n'ibindi byinshi bisohoka bidatunganyije. Aho ngaho nsimbuke gato mfate nka Nigeria noneho, kuko muri minerals buriya bashyiramo na crude oil, peteroli. Nigeria murabizi kuva hambere kugera ndetse na n'ubu nibwo bagiye kubitekereza, kuyungurura peteroli kugira ngo bashyireho za rafinuri. Biratangaje cyane, ariko burya Nigeria ndetse ngira ngo Angola nta rafinuri bagiraga igihe kirekire. Aho ngaho navuga nti Afurika y'Epfo kuyungurura ibintu, gukora ferrochrome n'iki birahari, ariko byinshi bigenda bidatunganyijwe. Ngiye mbona impamvu nyamukuru ari imiyoborere mibi. Ibyo ntitukanyunyire ku ruhande, kuko Nigeria ntabwo ibuze ingufu n'amafaranga, byo ni ukuvuga ubushake bwa politike nibwo buba bubuze, kuko ibindi byose bashaka babibona, ari abahanga bo kubikora. Ariko ntekereza yuko kuva kera hari abagiraga inyungu yuko hagenda ibyo peteroli itayunguruye, noneho wenda akaba ariho abantu bamwe na bamwe bifitiye inyungu. Bitwabinyura ku ruhande, kuko nicyo cyatumye bitihuta bidatera imbere. Ariko nico navuga. Hanyuma navuga nti hari ibihugu byinshi bigerageza. Ugiye mu bihugu bindi ushobora kugenda ugasanga nko muri za Guinea, Abashinwa baraza bagaterura bya byuma navugaga iron, bikagenda ubwato bugaparika aho ngaho bagakubitamo igitaka. Ibyo rero iyo bimaze igihe kinini niho uvuga uti kudatekereza kuyungurura kwa kuri twabivugaga, uko wabona agatini kandi ukakayungurura. Kutabikora ntabwo ari uko abantu batabyumva, nuko hari ababa babifitemo inyungu. Ari nabyo iyo bikomeje igihe kirekire bituma Afurika tudatera imbere. Wenda twaza kubigarukaho. Urakoze cyane. Reka tujye kwa Alexis. Turi no kwerekera ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Twavugaga kuri Afurika nk'isoko y'ubukungu bw'isi.
mubona igisubizo cyabo ikihe kugira ngo Afurika itangire kubyaza umusaruro ibyo ifite, kugira ngo Afurika ikanguke ibyaza umusaruro ibyo ifite? Inama watanga ku Rwanda, inama watanga ku Banyafurika kugira ngo bwa bukungu za raw materials tubibyaze umusaruro, ubona hakorwa iki, hagakozwe iki kugira ngo bigende neza? Kaduhere kuri Alex. Murakoze cyane. Icyo gukora cyakabaye cyumvikana. Icyambere hashyizweho imbaraga nyinshi ku bayobozi bamwe ba Afurika yunze ubumwe, bashyiraho isoko rusange rishobora kubafasha guhahirana no guhuza ibicuruzwa, goods na service. Gucuruzanya rero no kubasha gucuruzanya n'indi migabane biri mu bushobozi bw'Abanyafurika nk'uko amaze kubisobanura Dr. Hakwiye kubaho rero imiyoborere itunganye ku Banyafurika. Alex, tukiri kuri iri soko rusange, hari umuturage umenyereye kumva ngo batwubakiye isoko Nyabugogo, batwubakiye isoko mu Gakenke. Iryo soko rusange rikora rite? Ku gucuruzanya kw'ibihugu bya Afurika bikorwa bite? Abanyafurika babyungukiramo iki? Ku Rwanda rucuruzanya na Kenya, rucuruzanya na South Africa, rucuruzanya na Angola. So iryo soko rusange riteye rite? So ni isoko bubatse ahantu bazajya bajya guhahiramo, ni riri online, ni imisoro izavaho ku bice runaka? Isoko rusange turashaka umunyarwanda wese ukurikiye televiziyo uyu munsi amenye iryo soko rusange rikora rite, ni iyihe nyungu kandi abanyarwanda bafite kuba u Rwanda rucuzanya n'ibindi bihugu? Ntabwo ari isoko nk'iry'umuntu agendamo agahaha uyu munsi, ahubwo isoko rusange rya Afurika yunze ubumwe ni amasezerano cya Tanzania ugasabwa visa, ukava hano ukajya muri Kenya ugasabwa visa, ukava hano. Ibyo byose hakaba izo bita common market, urujya n'uruza rw'abantu, abantu bakajya gukora, bakava hano akambuka akava muri iki gihugu akajya muri iki, mbese hagakurwaho imbogamizi zose zishobora gutuma Abanyafurika badakorana hagati yabo, kuko byasanze gukorana hagati y'Abanyafurika biri hasi cyane kurusha uko bakorana n'indi migabane. Singira ngo aho watubwiraga ku nari nkubajije ku byakorwa ku gisubizo cy'ibi bibazo byo kuba Afurika, Abanyafurika bakeneye Afurika ikize, utubwiyeho kimwe cya common market. Ese hari ikindi ubona kitarakorwa kandi cyakabaye gikorwa? Ubwo navuze CFTA harimo hakubiyemo ibintu byinshi, ariko hakwiye kujyaho imikorere n'imikoranire, gukoresha inzego zacu mu gukora ubushakashatsi ku bintu bimwe, kubera ko nk'uko twahoze tubivuga, ibi bintu byose birasaba ubwenge, birasaba ko abantu bashyira ingufu mu bushakashatsi, birasaba gukomeza inganda zacu no kuziteza imbere, ariko biranasaba ko Abanyafurika babasha gukora no kumenya gukorana neza. Uruganda rwabaye aha ntirube ari rwo ruganda n'ubundi rwabaye muri Kenya, muri Tanzania, hano hagende habaho. Koze cyane Alex ku mpanuro ko nubwo hari ririya soko, ariko hakabaye hariho n'imikoranire y'ibihugu, imikoranire networking, inganda zikamenyana, zigahana raw materials aho bikenewe, zigafashanya mu gucuruza, ntihabeho kwiganana ngo icyo umwe akoze n'urakore nk'icyo exactly, ahubwo bakaba bagenda bafatikanya, bamwe ibihugu bimwe bikaba abakiriya b'ibindi bihugu. Dr. Joseph Mungarulire, tugana ku musozo, mwafata microphone mugasobanura abadukurikiye muri iki kiganiro, ni iki cyakorwa kugira ngo iyi Afurika ikize ba nyirayo? ikize ba nyirayo ngira ngo hari byinshi twarebera ku bandi bateye imbere, harimo n'ababandi twavugaga baza gushaka ibitungo hano bakagenda bakiteza imbere cyane kandi vuba. Mu by'ukuri aho umuntu yahera usibye bya bintu tuvuga ngo by'imitungo tuba dufite, umuntu baravuga ngo ibintu ni abantu. Ubushize twarabivuze, bavuga yuko
muri 2030 Afurika tuzaba dufite abaturage isi izaba ifite abaturage miliyari nk'umunani. 2050 tube twageze kuri miliyari 9 n'abandi. Mu Afurika muri 2050 ngira ngo tuzaba turi nka miliyari na miliyoni 400 ngira ngo. Urumva yuko turagenda, ahubwo ibihugu bimwe nka za China ababo bazaba bagiye hasi. Urumva abari miliyari n'ibihumbi na miliyoni 400 bagere kuri miliyari, Afurika bo barimo kuzamuka. Ugafata nk'igihugu nka Nigeria, yego nka Nigeria, Ethiopia, ibihugu bikeya bya Afurika, wareba umubare ukuntu uzaba wiyongereye ugasanga ni benshi cyane. Icyo navuga ngo ibintu n'abantu nukuvuga ngo abo bantu babonye cyane cyane abatoya bagahugurwa ku buryo bihagije mu ibibazo bimwe na bimwe duhura nabyo, babonye ubuhanga bukenewe, ya mitungo twavugaga yabyaza umusaruro, yabyazwa umusaruro ku buryo twahangana n'ababade twavugaga baza badutwara ibintu rimwe na rimwe tutazi n'ibyo batwaye. Icyo ni ibintu n'abantu, icyo nicyo navuga. Ikindi nuko twabivuze kuyungurura ibintu twoherezaga hanze kugira ngo bitunganyirizwe hano, dukoresha ibyo dukeneye, kuko Afurika izagira inganda zikeneye ibyo bintu nk'uko nabo babikeneye muri kirya gihe, ariko noneho twohereza no mu mahanga. Nicyo navuga. Hanyuma ubushize twaganiraga ku byerekeranye n'abantu bacu cyane abatoya yewe ndetse n'abakuru baba bashaka kujya hanze. Icyo navuga aho ngaho ni ukubyitondera cyane, kuko iyo tuvuze ngo 65% by'ubutaka buhingwa buri muri Afurika, kandi tukaba tuzi yuko tuzaba dufite abaturage benshi miliyari n'ibihumbi na miliyoni 100 uko ya mitungo tugenda tuyikoresha niko hanze batazajya bayibona, kuko nta muntu uzajya gufata uruganda rwayo ku ngufu. Kera hari ibyashobokaga, ubu ngubu bidapfa gushoboka. Icyo bishaka kuvuga ni iki rero, ubukungu washakiraga mu mahanga ugomba gutekereza ko uzabubona muri Afurika kurusha uko wavuga ngo ugiye kubushakira mu Bubiligi. Ububiligi buzaba bwakennye, ntabwo ari ugutandukira, nabikubwira, kuko ibyo bakoreshaga muri bwa bukungu bwabo ntabwo bizaba bigihari, kuko bya bindi bafataga hano ngo bajye yatini bafataga muri twa dufuka ngo bagende bayikoreshe bayiyungurire iwabo baze bakugurishe, izabitunganyirizwa hano. N'urugero ntanze nuko ibyo rero cyo navuga nukuvuga ngo ubukungu muri Afurika bwahozeho burahari kandi buzagenda bwiyongera, hari ibindi bizagenda bivumburwa. Cyane abantu bacu cyane cyane abatoya bagomba guhaguruka bakagira icyizere, bakigira icyizere cy'uko iyi mitungo yacu muri Afurika bagomba kuyibyaza umusaruro kandi ikabateza imbere, iteza imbere n'ibihugu byabo. Nicyo navuga. Murakoze cyane. Reka nshimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ni Ubunyafurika Promotion Program gitambuka kuri Good Rich TV buri kuwa mbere 2:30 kugera 3:30 nyuma y'amakuru mu Kinyarwanda. Umunsi twavuze ku isoko Afurika nk'isoko y'ubukungu bw'isi, aho twari kumwe n'umucuruzi ndetse akaba n'umusesenguzi muri ibi biganiro by'ubucuruzi Mr. Alexis. Twari kumwe n'umuhanga akaba n'umushakashatsi Dr. Joseph Mungarulire. Turabashimiye ku mwanya wanyu, n'ubutani tubatumira muzagaruke. Murakoze cyane namwe. Murakoze. So murare neza rero, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Good Rich TV. Jye na Dr. Francis HABUMUGISHA. Bye bye.